السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا حجة يوم يقوم الحساب. shimweni kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala wari umugisha sakare kumwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi, umukunzi wacu n'umugabo wacu Muhammad, nayo mahoro asakare ku bantu be n'abasanyanyendo be n'abakurikiye n'azakomeza kubakurikira mu kugera neza kujya ku munsi w'imperuka. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira icyicaro cyacu, kandi musaba kugira icy'umumaro n'icy'umugisha. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala kujya twereka ukuri iteka, kadushoboza kugenderaho, no kutwereka ikinyoma kadushyira kure yacyo, kadushyira muri babandi bumva amagambo agakurikira meza muri yo. Kandi musaba kutwongerera ubumenyi, kandi ubumenyi bwacu akabugira ubw'umumaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Twari twatangiye rero mu isomo ryacu ry'ubushize kwiga inkingi ya gatandatu mu nkingi zigize imyizerere cyangwa se imyemerere y'idini y'Ubuislamu, ishingiye ku nkingi esheshatu nkuko tugenda tuzisubiramo buri munsi: imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu biqada'ihi wa qadarihi. Kwemera igeno kw'ikibi n'ikiza bituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twabonye kwemera igeno icyo bisobanuye, ndetse tunabona mu bisobanuro by'abamenyi ko kwemera igeno bikubiyemo inzego enye, arizo kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala afite ubumenyi kuri buri cyose mu biremwa yaremye, ubumenyi butagira intangiro nk'uko nawe atagira intangiro, kandi bwuje buri kimwe cyose na mbere y'uko akirema. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala buri cyose yaremye n'icyo yagennye akaba yaracyanditse kuri lawhul mahfuz. Hanyuma Nyagasani subhanahu wa ta'ala kandi akaba ari afite ubushake n'ubushobozi bwo gukora icyo ashaka mu biremwa bye, ko akora icyo ashaka. Hanyuma kandi nta kimwe cyabaho uretse ko ari we subhanahu wa ta'ala wakiremye. Ibyo ni ibyiciro bibonekamo inzego z'igeno zo kwemera igeno. Hanyuma tubona n'ibisobanuro by'abamenyi bitandukanye bitwereka umumaro w'umuntu kwemera igeno, kw'igeno ari ryo mu by'ukuri rituma umuyisilamu agaragara ko ari umuntu wamenye Allah subhanahu wa ta'ala, ko nta wundi agomba kwiringira uretse we, nta wundi agomba kwishyira mu maboko uretse Allah, nta wundi yakwitabaza uretse Allah, nta bwoba yagira bw'amafunguro ye, kubera ko yamaze kumenya ko amafunguro y'Imana yayanditse la mahala ataragera no ku isi. Hanyuma amenya ko nta kizamubaho kabone n'ubwo isi yose yaterana, kandi amenya ko nta n'icyo ashobora kubona wenda n'isi yaterana kugira ngo akibone Imana itarakimugeneye. Imyizerere nk'iyo ngiyo rero niyo iha imbaraga umuyisilamu. Ndetse tubona ko umuntu adashobora kugera ku myemerere nyayo n'imyizerere nyayo atarabanza kwemera igeno. Ugasanga umuntu afite ibibazo byinshi cyane yatekereza kubera waswasi, urumva. Ariko mu mvugo z'abamenyi twagiye tureba mina sahaba ridwanullah alayhim, barakubwira ngo niyo watanga ibingana na Uhud byose ari zahabu mu nzira y'Imana utaremera igeno ntacyo byakumarira. Nkuko twabonye mu yindi hadithi nanone twarayibonye, ngira ngo ni hadithi ya Ubada radiyallahu anhu. Ingi Ubada bin Sabit abwira umwana we ati ntabwo ushobora kugera kuri daraja yo kugira uburyohe bwa Imana utabanje kumenya ko icyakubayeho kitari kuguhusha n'icyaguhushe kitari kukubaho, n'izindi mvugo. Hanyuma tugera no kuri ya mvugo y'intumwa y'Imana ikomeye Ibn Abbas, mwibuka yari arimo kumuhamo impanuro zikomeye zibereye umuyisilamu mu bihe byose n'igihe cyose.
ushaka kumenya umuryango muri qadar niwo kufatiriya hadisi ya Ibn Abbas wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uk, umenye ko n'isi yaterana kugira ngo bagire icyo bagufasha ntacyo bagufasha, illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, n'isi yaterana kugira ngo bagire icyo bagutwara ntacyo bagutwara, illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, kireze ku kintu Imana yanditse. rufi'at al-aqlam, makaramu yanditse ibyo byararangiye mu igeno ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Nta mpamvu rero yo kugira wasiwasi ngo amafunguro ndasanga yashize, amahirwe yanjye ndasanga yatwawe n'abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'uko ubona ari byo bitera wasiwasi abantu benshi. Hanyuma rero nanone na Salman al-Farisi yaravuze ati ma qawlu nnasi hatta tu'mina bil qadari khairu wa sharri. umuntu wabaje Salman al-Farisi faqala hatta tu'mina بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. hanyuma aramuga ati icyo bishatse kuvuga ngo kugira ngo wemere igeno nuko wemera ko icyakubayeho kitari kuguhusha n'icyaguhuje n'umundi kitari kukubaho, niryo geno. Salman niko yarisobanuye. Ni bisobanuro byinshi rero biboneka mu mvugo z'abasanyanyendo, ariko cyane cyane no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zigaragaza ubuhambare bw'iyi nkingi. Umuntu rero ugira amahirwe akibera mu munezero wo kwemera igeno, akamenya ko icyamubayeho n'ubundi kitari kumuhusha, kandi nuko isi nanone yaterana kugira ngo igire ikimutwara ko ntacyo wamutwara uretse ku Imana yamwandikiye, nuko nanone amafunguro ye nafsi itazamuvamo atuzuye atayarangije. Umuntu nk'uyu nguyu aba ari umuntu ufite imbaraga, wibohora imigozi yose yabatera ubwoba, yabahangayisha, ni ukuvuga ngo aba ari umuntu huru, nta kintu na kimwe wamubwira. Iby'amafunguro azi utanga amafunguro uwo ari we, iby'ubuzima azi utanga ubuzima uwo ari we, iby'amahirwe azi utanga amahirwe uwo ari we, nta na kimwe. Umuntu ufite imani bil qadar aba ari umuntu qawiyu bimana al-kalima, aba ari umuntu ufite imbaraga. Ariko abantu batemera igeno nibo babandi nyine usanga bagenda bakangwa n'icyo ari cyo cyose. Hanyuma nanone imyizere nk'ingiyi rero icyo ifasha umuntu wayigize yo kwemera igeno ry'uko ikibi n'ikiza byose bigenwa n'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, imurandura mu mutima ibintu by'ubugwari n'ubwoba usanga ku buryo nta kintu cyo kuvuga ngo sinakora iki kitanshyira mu kaga. Iringira Imana, tawakkal ala Allah, ukora icyo ubona gikwiye gukorwa, atari ukuvuga ngo iki sinagikora cyangwa se ngo ubwo byagenze bityo abangaba amahirwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo imanu bil qadar irandura muri wowe ubwoba. Hanyuma imanu bil qadar nanone ikakuranduramo kuzarira, wibwira ko nyine ubwo abandi bagiye amahirwe yawe ntayahari, nk'ibyo ngibyo n'ibindi byinshi cyane. Nafsi y'umwemeramana rero yemera igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, burya yibera mu inema zihambaye cyane abantu badashobora gukora imibare ngo banayirangize, inema z'isi zose. Kandi n'inema iza kunsoga kuba wemera igeno ni ukuba wanishimira igeno ry'Imana kuri wowe. Hari abazi rero ko kwishimira igeno ry'Imana ari ukwishima ari uko babonye ibyiza gusa. Burya abakunzi b'Imana subhanahu wa ta'ala bo banishimira n'ibyago byabagezeho, bakishima ukagira ngo hari, ahubwo akaba yakora n'intuzana n'ikintu cy'ibyishimo kigaragara kandi yahuye n'akaga. Iyo ni daraja yo hejuru ku bintu by'ibyago. Abantu busata, abantu b'abanyantege nke nabwo ntabwo ari bibi iyo bo bahuye n'ibyago, wenda igikomeye bakora muri ibada no kwihangana. Iyo ubuze kwihangana nta kindi cyo gisigaye nyuma yo kwihangana mu kwemera Imana no kwemera igeno ry'Imana. Imma wihangane, iyo niyo daraja yo hasi, ariko daraja y'abantu awliya Allah subhanahu wa ta'ala banishimira ibigeragezo kurusha uko bishimira ibyiza. Ingero murazifite ku ntumwa z'Imana nka Ayubu alayhi salam, yarwaye imyaka 18 paka umugore waramubaza ati se
mugabo wanjye ko ureba ubuzima bwacu buri mu bibazo n'iki kandi ukaba uri umukunzi w'Imana wasabye Imana ikagukura muri aka kaga. Ayubu abwira umugore ati rwose umugore wanjye nta n'isoni ubu dufite ko imyaka yose twabayeho tumerewe neza turi mu mahoro turi mu byishimo. Ati ntabwo nasaba Imana ngo inkure muri ibi bigeragezo byibura ntarabanza kubabara nk'imyaka byibura nishimye. Ubu ninde muntu muri ibi bihe bya nyuma ushobora kuvuga ngo ntegereje kubabara nk'imyaka nishimye ngo kugira ngo garagarize Allah ko nishimiye igeno rye? Buriya niba urwaye ishime, kubera ko igena Imana yaguhaye ryo kurwara nk'uko twabivuze nubwo rikubabaje ariko ni impamvu ya Nyagasani kuguhanagurira ibyaha, kukwakirira ibikorwa no kukurinda ibindi utazi wowe. Ni igeno ugeze rero noneho wishimira icyakubayeho, iyo ni inema itabonwa n'abantu bose, kandi biterwa nuko nafsi nk'iyo ngiyo ibona ko ibintu byose bigenda nk'uko Imana ibishaka, nta cyabaho uretse uko Imana ibishaka. Ko twicara tubivuga, warwaye, wagize aksida, wapfushije, pikipiki yawe irahiye, kuvuga uti alhamdulillah. Ni bake cyane ashobora guhisha nk'ikintu cyangwa se agize ibyaha akavuga ati alhamdulillah. Abantu bazi ko bavuga alhamdulillah uko babonye ibyo bifuza, ariko gushimira Imana tarda bil qada tarda bil qadar, kishimira igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, iyo ni daraja yo hejuru. Hanyuma ibibaho byose rero biba bigenda biba kubera igeno ry'Imana n'ubushake bwe, kandi Imana burya niyo bizi byose, abantu nta kintu bazi. Imana muri Qur'an avuga iti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ngo wenda hari igihe mwakwanga ikintu aricyo cyiza kuri mwe, ngo hariho n'igihe mwakunda ikintu ari kibi kuri mwe, ngo kandi Imana nizi mwe ntacyo muzi. Nubwo ushobora kubona uri mu kaga ukabona ko uri mu byago, kandi Imana ibona ko uri mu iheri. Nanone ukabona ko uri mu iheri kumbe uri mu byago, kubera ko we ntabyo uzi. Imana ni izi rero. Nafsi rero nk'iyo umwemera niyo imenya neza kandi ikabona ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wagennye ibyiza n'ibibi, kandi kubera ubugenge n'impuhwe kubw'ibyo abantu nk'aba ntabwo inema zituma bahindura imibereho cyangwa se ngo bahinduke imico kubera inema Imana yabahaye. Nta nubwo ibyago byatuma biheba. Abantu nk'aba usanga ari abantu bashima Imana igihe babonye icyiza, kandi bakanihangana igihe bahuye n'akaga. Ibyabo byose biba biri mu maboko y'Imana, nk'uko intumwa y'Imana yavuze muri hadithi igira iti ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ngo ibintu iby'umwemera ni ibitangaza, ibintu bye byose biba ari khairi tu, ngo kandi nta wundi nk'ibyo byabaho uretse umwemeramana. In asabatu sarra shakara fakana khairan lahu, ngo yahuye n'ibyiza bimushimishije arashimira, ibyo bikaba ari byiza kuri we. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu, ngo kandi yahura n'ibimugoye akihangana, ngo n'ibyo bikaba ari byo byiza kuri we. Ni ukuvuga ngo umwemeramana ibihe byose kuri we birasa, ibyiza arashima n'ibikomeye akihangana, kandi akanabyishimira kubyakira kuko biba byaturutse kumukunda uw'ikirenga nyirimpuhwe Allah subhanahu wa ta'ala. Umwemeramana rero ni wa wundi ubona amakuba agahita yabonamo ko ari Imana yamuteje tu, ni Imana yagennye, niko Imana yabishatse ko bimuberaho gutyo. Ubwo umutima we ugatuza kandi ukabyakira ayo makuba kandi ukanayishimira. Ntukabone ikintu ngo ubone ko hari ahandi giturutse, nk'uko tujya tukunda kubibona nyine mu buzima bw'abantu n'amagambo abantu bavuga. Mujya namwe mubyumva, umuntu agira gutya yahinga ateza ati buriya n'umuturanyi, abana be babe babaswa mu ishuri ati ndazira ba nyirasenge.
nukuvuga n'abantu bari bahidi, n'abantu bari kure n'imyizere yo kwemera Imana cyane cyane ku kwemera igeno. Umwemera Imana rero we yabonye amakuba yari yose cyangwa se ibintu bitamushimishije kuri we, ku muryango we, ku mutungo we, byose nta kimubabaza, arabyakira kandi akabyishimira kubera ko niko Imana yabishatse ko ariko bigenda kuri we. Ugasanga rero ni umuntu ufite ituze kandi no kwifata ku kuba adashobora kwigomeka no kwigangarika ku cyo Nyagasani we yamukoreye. Urugero ni nacyo gikunda kugaragaramo cyane, urugero nk'urwo ngurwo, umwana wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se umuntu w'inshuti yawe yitabye Imana, ntabwo ushobora kujya hariya ngo wirege. Iyo wireze ntabyo ubuzi wirege. Ntabwo twigeze tubona kuva isi yatangira kugera no ku munsi w'imperuka, nta muntu urirega yapfushije ngo wenda bibe impamvu yo kugarura wa wundi wapfuye. Abantu abayisilamu bagomba gutera intambwe bakumva ko icyo Imana yagukoreye nta n'ikindi wacyongeraho, ahubwo ibyiza kuri wowe bikaba ari istisilamu, kwicisha bugufi no kwakira, cyane cyane ko ibintu biri hanze y'ubushobozi bwawe. Umuntu gupfa ntabwo ari ubushobozi bwawe. None se urajya kwigira ingunge, urajya mbese kugaragaza ko baye cyane ko ntacyo wakora. Ibyiza rero ni uguca bugufi. Imana yagukoreye ikintu ugaca bugufi, hadha huwa khairun laka. Guhura n'akaga ugaca bugufi ugashimira Allah subhanahu wa ta'ala, nicyo gikwiriye. Ahubwo noneho igisigaye ugasigara wowe nyuma yo guhura n'ibyo byago uvuga utereka ntegereze ubugenge bw'Imana n'ibihembo by'Imana kuko uba nihanganiye iki kigeragezo yampaye. Nicyo ugomba gukora gusa. Ikibazo wakibona ukacyakira, warangiza ugategereza hikma nubwo utayibona, n'ubushake bw'Imana kuri wowe n'ibihembo by'Imana kuri wowe kubera kwihanganira ibigeragezo. Hanyuma ukihangana rero kandi kwishimira igeno ry'Imana. Muri hadith iri muri sahihain yaturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntumwa y'Imana avuze ati ashaddu nasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Abantu bageragezwa cyane ni intumwa z'Imana, hanyuma n'abari nk'abameze nkabo inyuma yabo gutyo. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Umuntu ageragezwa bijyanye n'igihagararo cye ku idini. Uw'igihagararo cye gikomeye arageragezwa cyane, nk'uko intumwa z'Imana aribo ba mbere bafite igihagararo gikomeye ku kumenya Imana no gukomera ku mategeko y'Imana. Niyo mpamvu intumwa z'Imana zageragezwaga bikomeye. Intumwa z'Imana zarageragezwaga cyane. Niyo mpamvu iyo wumvishe uwarwaye yararwaye kweli, wowe n'akaga nka Yusufu gufungura kweli, n'izindi ntumwa zose zagiye zihura n'ibibazo byinshi cyane. Ni ukuvuga rero ngo ashaddu nasi bala al-anbiya, abahura n'ibigeragezo bikomeye ni intumwa, hanyuma bameze nkabo nk'abameze nkabo. Fa in kana fi dinihi salaba ibtuli ala qadri dhalika. Iyo mu idini yari umuntu mbese ukomeye ku idini ageragezwa bingana n'ibyo. Wa in kana fihi riqa huwina alayhi. Ariko igihagararo cye ku idini cyaba nacyari igihagararo nacyo hagati no hagati, nawe ibigeragezo ahura nabyo ntabwo biba bikomeye. Fama yazalu al-bala birrajuli hatta yada'ahu yamshi ala al-ardi wa laysa alayhi khati'a. Ngo rero ibigeragezo bikomeza kubana n'umuntu akabyihanganira nyine, hamwe n'ukuntu biba bigiye bikaze cyangwa se bikarishye bitewe n'ubukomere bw'umuntu ku idini, kugeza ubwo noneho bizakureka ukagenda ku isi nta n'icyaha ufite kubera ibigeragezo wahuye nabyo. Byose Imana ibikora kubera impamvu zigiye zitandukanye, harimo no kubabarirwa ibyaha. Reba nka Alqama rahimahullah arimo gusobanura iyi aya ivuga iti ma asaba min musiba illa bi idnillah, ati nta byago byabaho uretse kubw'itegeko ry'Imana n'igeno ryayo. Ati kandi wa wundi uzemera Allah azaba ayoboye umutima we. Ati iyi aya irashaka kuvuga umuntu uhura n'ibyago akamenya ko nta handi biturutse uretse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akabyakira akanabyishimira. Ibn Abbas nawe aravuga ati
ayobora umutima we akamenya ko ibyamubayeho n'ubundi bitari kumuhusha n'ibyamuhushije n'ubundi bitari kumubaho. Imitima rero y'abasanyanyendo yakiriye iyi myizerere muri ubu buryo, roho zabo zirazamuka zigera mu rwego rwo hejuru, kugeza ubwo abasanyanyendo imbere yabo ntabwo bashoboraga gutandukanya akaga imbere y'umusanyanyendo cyangwa se ibihe byiza n'ibibi. Ibi babonaga ko ari byiza n'ibyiza bakabona ko ari bibi. Nta kintu umusanyanyendo wabonaga gishobora kumukanga icyo ari cyo cyose. Abantu salihina nk'abariya wasangaga ubuzima bufata nyine uko buri kandi babishimiye, kubera ko babaga bazi ko uko biri kose ari igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu gushima kuri bo byabaga biboroheye no kwihangana byabaga biboroheye, nk'uko Umar yavuze ati law kana as-sabru wash-shukru ba'iraini ma balaytu ayyahuma arkab. Ati iyo ukwihangana subira no gushima biza ko byibura wabigereranya nk'indogobe ebyiri, ati ntacyo bintwaye. Byari kungora kuvuga ngo ntacyo byantwara gufata icyo ari cyo cyose muri ibi ngibi uko ari bibiri. Nafata subira ni iby'agaciro, nafata shukuru nabyo ni iby'agaciro, ariko iyo bifashe byombi nyine birumvikana ko ari daraja yo hejuru. Mbese iyo barimo gusobanura sabr, bamwe bamenya baravuga ngo ni uko utatandukanye inema n'ingorane. Abantu bagira subira ni ukuvuga ngo ushobora gusanga ari mu ngorane ukajya ngo nta ngorane zabaye, nk'uko ntuzo mu mateka y'abasanyanyendo mwagiye mubikurikirana nk'abasanyanyendo bamwe na bamwe. Ni imigani miremire cyane. Ntabwo mwigeze kumva umusanyanyendo wari urwaje umwana, yagera mu rugo umugore akamubwira ati umwana yakize. Umugabo arakaraba, bamuha amafunguro nijoro ararya, abana n'umugore mu byishimo nk'aho habaye harusi. Birangije umugore amubwira ati ubu noneho rero igihe kirageze ko nguha amakuru akwiriye. Nyuma yaho ngo ntiyamubwira ati burya wa mwana nk'ubu dufite ikintu cy'umuntu akaza kukitwaka, twarashye imigeri aje gutwara iki? Ati nta mirigeri itwara ishya rwose. Ati na wa mwana rero ni indagizi Imana yari yaraduhaye, Imana yamwisubije. Mbese ibaze nk'ibyo ngibyo, mu gihe hari undi muntu ushobora guhura n'akaga nk'ako ngako, bazi ibyo yakora n'ibyo yavuga n'ubwigunge yagira n'Imana ibizi. Abasanyanyendo rero bari batandukanye natwe. Imam Ahmad rahimahullah yabajijwe ku muntu waba ufite amadinari ibihumbi ijana, hal yakunu zahidan, umuntu w'umwemeramana afite ibihumbi ijana. Ni nk'umuntu wakubwira ngo umuntu ufite miliyoni y'idolari, ese uyu nguyu nabo bamufata nk'umuntu wateye isi umugongo? Yakunu zahid. Wumva igisubizo? Kubera ko hari abantu bajya bibwira ko zuhudi ari ukuba mbese ugenda utembera mu mufuko harimo wenda inoti y'ijana gusa, mbese nta mafaranga menshi ufite. Ariko hano barakimaje sheikh avuga ngo iki? Ngo naam yakunu zahida, kugira amafaranga menshi n'ubushobozi bwinshi n'amazu manini n'amamodoka, nabyo ntabwo byatuma umuntu ataba zahid. Uri zahid kuri sharti gusa alla yafraha idha zadat, kuko ayo mafaranga iyo yiyongereye bitamuha mbese kumva ko hari ikintu gihambaye cyawe mu buzima bwe. Wala yahzan idha naqasat, cyangwa se yagabanyuka akumva gahinda umutima ugiye guturika kubera ko amafaranga yagabanyutse. Uwo muntu aba ari zahid. Ni ukuvuga ngo ayabona nk'amafaranga nyine, kandi agakoresha mu buryo Imana yagennye ko agomba kuyakoreshamo. Ntabwo ari impamvu yo kwikuza cyangwa n'impamvu yo guheranwa n'agahinda, abibona gutyo gusa. Nuvuga rero w'Abayisilamu n'aba bandi cyane bavuga ngo bateye isi umugongo. Gutera isi umugongo ntabwo bivuga ngo ni ukuba mu nzu z'ibyatsi, ni ukwambara amakanzu adafuze. La hada laysa zuhud, nta nubwo biri mu Busilamu ibyo bintu. Iyo ntabwo ari zuhud.
zuhudi nukwambara ikanzu ifuze ntigutere kiburi, ukaba mu nzu urimo kwaka amatara mu mpande zose nta kiburi, niyo zuhudi yongeye. Ntabwo zuhudi ari uko mu byatsi cyangwa kugenda ku bidasobanutse, oya. Uba ufite ibyo ufite byose, ariko byose ubona ko ntacyo ari cyo, kubera ko ari indagizo mu maboko yawe. Iyo ni zuhudi. Hari abandi rero bashobora kubyumva nawe akajya avuga ngo nk'abariya ba mu modoka se bariya koko buriya bateye isi umugongo. Ashobora kuba yarateye isi umugongo kukurusha wowe. Niyo mpamvu hari imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze, aravuga ati ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Isi ngiyi ni ijuru ku muhakanyi na gereza kumwemeramana, ni gereza kumwemeramana. Umwe rero mu bantu b'abaturage ni bari ku gihe cya Umar ibn Abdul Aziz yarambwira ati ariko se intumwa yanyu mu magambo yavuze akomeye yaravuze ngo isi ngo ni ijuru ku bahakanyi ngo ikaba gereza kubemeramana. None se wowe ko ndeba ufite amamodoka n'amakorteje aguherekeje n'amazu n'amasambu ibirometero n'ibirometero, hanyuma njyewe uvuga ngo ni ijuru nkaba nta n'ibirato ngira ngenda nkuba amaguru, ubu se kuri njye ahubwo sinavuga ngo kuri njye ugenda n'amaguru isi ni gereza, ahubwo wowe niwe yabaye ijuru? Aramubwira ati ntabwo ariyo, iyo myumvire ntabwo ariyo. Ati wowe none ahangaha ibyo urimo none aho urimo gusuzugura urimo kugaya ni ijuru kuri wowe, kubera ko ma yantaziruka hunaka ashad, ibigutegereje hariya birakaze. Nanjye ibyo ndebamo ngo ndakize hano mfite isambu kilometero 5, abagera amasambu na za kilometero, mfite abakozi, mfite iki, ibi nanjye ndabona nimeze nkuri muri gereza, kubera ko bintegereje hunaka a'za, bikomeye bihambaye. Birumvikana babishaka umuntu gufata umwanya ugatekereza kuri nususu. Na Umar ibn Khattab yandikiye Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma, aramubwira ati amma ba'du fa inna al-khayra kullahu fi ridha, ati ibyiza byose bikubiye mu kwishimira igeno ry'Imana. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir, aturamutse ushoboye kwishimira igeno ry'Imana ryakugezeho ni byiza cyane, byanze basi byugira subira byibura. Ni ukuvuga ngo sabru niri hasi ya daraja ya ntuza ya ridha ku bantu bahuye n'akaga n'iki. Hanyuma Ibn Ata asobanura aridha icyo bisobanura, kwishimira igeno ry'Imana cyangwa se akaga kakugezeho ukakishimira. Yaravuze ngo aridha huwa sukunu alqalbi la qadim ikhtiyari llahi lil'abdi, ngo ukwishimira igeno ry'Imana ngo nituze ry'umutima mu kwakira ibyo Nyagasani yawutoranyirije cyangwa se yatoranyirije nyirawe mbere ataranabaho. Nuvuga ngo ibirimo kukubaho ni iby'Imana yaguhitiyemo wowe utaranabaho. Iyo ubimenye rero ukabyakira, no kuvuga ngo umutima wawe ugatuza ukagira ituze. Annahu ikhtara lahu al-afdal, hanyuma n'umutima nawe ukongera kuvuga ngo Imana ibyo yampitiyemo nibyo byiza kuri njye. Iyo niyo ridha. Sabru rero yo ni ngombwa, kwihangana ni ngombwa bitifaqi al-ulama. Abamenyi bose bemeranya ko umuntu ugize ibyago aba agomba kwihangana, ni wajib. Kutihangana kirazira, ntabwo ari byo. Hanyuma ikiri hejuru yo kwihangana ni ukwishimira igeno ry'Imana n'itegeko ry'Imana. Hariho bamwe bavuze bati no kwishimira ikigeragezo nabyo ni wajib, n'abandi baravuga ati ni mustahab. Ariko abamenyi benshi bagaragaza ko hukumu yo kugira daraja yo kwishimira ibyago wagize ntabwo byaboneka ku bantu benshi. Nayo mpamvu hukumu yayo itaba wajibu, ahubwo byaba mustahab.
ko nta ari byiza biramutse bikuranze, ariko byibura wabibura ukajya ku rwego rwo kwihangana. N'umusingi rero wo kwishima n'ukwemera igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala nk'uko twabivuze, no kwiyumvisha neza ineza n'ubuntu bw'Imana ku bagaragu be. Nanone umwe mu bamenyi yaravuze ngo ukwishima ni umuryango wagutse wa Allah subhanahu wa ta'ala n'ijuru ryo ku isi, n'ahantu babandi baganduka basenga babona nyine ahantu ho kwishimira. Abantu bagira ridha bishimira ibigeragezo bahura nabo, babona ibihembo by'abageragezwa, kandi bakabona n'ukuntu Imana ibatoranya mu bagaragu, kandi bakabona ko ntacyo bashobora kuvuga ngo wenda iki Imana yagikoze ikosheje kuri nge. Apana, Imana nta kikora ikosheje mu byigenera umugaragu wayo. Hanyuma nanone hariho n'igihe abagira ridha, abagira kwishimira ibigeragezo bya Allah, babona ibihembo byo kwishimira iryo geno bikabibagiza ububabare bwa bya byago bagize. Hariho n'igihe babona n'ubuhambare bwa nyiri kugerageza ariwe Allah subhanahu wa ta'ala no kuzura kwe mu cyubahiro cye, ubwo akakomeza kuzunguruka mu gutekereza ku ngabire ze n'ubushobozi bwe n'ubuhambare bwe. Allah subhanahu wa ta'ala bikabibagiza bwa bubabare batewe na bya byago. Hanyuma nanone ridha, kwishima no kugira sabru, nibyo bikubiyemo nyine uriya musingi ukomeye wo kwemera igeno, ukemera ko ibyakubayeho byose nyine byaba, kandi byaba ari mu kubaha Imana, byaba ari mu kutagomera Imana, byaba ari kubibabaza mu buzima, byose ukumva ko byose ari igeno ry'Imana. Hano Sheikh niyo mpamvu Sheikh ari kuvuga ibingi baravuga ati ntabwo maqsudu biridha, igishaka kuvuga ku kwishima ntabwo ari ukwishimira iby'Imana yaziririje nk'ubuhakanyi n'ibyaha n'urugomo, nta no kwihangana kuvuga ngo urihanganira amahugu no kwisuzuguza, kuko Imana idakundira abagaragu bayo ubuhakanyi, nta nubwo ikundira abagaragu bayo kwigomera cyangwa se umuntu kwiyandarika no kwisuzuguza, kuko kwishima kwawe biri munsi yo kwishima Imana, ubwo iba nawe iri bukwishimire, no kwihangana nawe kwawe kugomba kuba kuri mu kubaha Imana no mu nzira yayo. Ibi ngibi rero nibyo Sheikh arimo kuvuga. Ko hari abantu bavuga ngo abantu akishimira ibyo arimo, niba ari ibyaha, niba ari ikina, ntabwo ari aho ngaho. No kwishimira kurimo kwihangana mu kubaha amategeko y'Imana, mu kutigomeka ku mategeko y'Imana, no kwihanganira ibigeragezo bibabaza mu buzima, ku mubiri wawe cyangwa se ku wawe cyangwa se ku mutungo wawe, niho hagaragara ntuza asabru wa ridha. Naho kubirebana n'ibintu biri hanze y'iby'Imana ikunda, iby'Imana ikunda byo nyine ibi bikunda, ariko iby'Imana yanga ntabwo bavuga ngo ndabyishimiye cyangwa se ngo mfite la, ntabwo byishimirwa ibyo ngibyo, ko n'Imana itabyishimira, kuko nabivuze mu magambo ya. Ni ukuvuga rero umuntu ku giti cye, biri bintu yuko bigenda bikomera, mbese uko n'izo community ziba community zifite imbaraga. Community kugira ngo iyo community ifite imbaraga nuko biturutse ku imiryango kugira ngo iyo miryango nuko biturutse ku muntu. Niyo mpamvu buri mu Islam ku giti cye akabanje ntukanaruhe uvuga ngo ndashaka gukora ibitangaza. We tabika al-Islam fi nafsik, we kubwawe muri wowe banza umusilamu, ibyo abandi ubihorere. Buri muntu agenda ajya kwiga cyangwa se asome cyangwa se asobanura, ariko wowe uhakikije kuri umuyisilamu, ari imani uyifite, ari ubusilamu ufite, ari ihsanu uyifite, uri umuyisilamu. Ibi nubigira rero ukazabona n'umugore wabigize nkawe. Imana nibaha abana, abo bana banyu nabo mukabashyiramo umusingi wo kubahiriza ubuyisilamu.
ubwo biza ari amaboko n'imbaraga z'Ubuyisilamu ziturutse ku muntu umwe wiyunze n'umugore bakavamo abantu benshi bikaba umuryango. Noneho abantu bagira amahirwe imiryango yaba nk'imiryango 1000 itabika Ubuyisilamu, hari ikibazo wagira? Abantu bafite imiryango nk'igihumbi gusa hamwe nuko hari imiryango myinshi, nta kibazo uzagira cy'isadaka, nta kibazo uzagira cy'izaka, nta kibazo uzagira cy'umukene wagize ikibazo reka da, kubera ko n'abantu bose Ubuyisilamu barabuhumeka. Nayo mpamvu rero Imana muri Qur'an ivuga ngo abazakurikira umuyoboro wa Allah subhanahu wa ta'ala abangaba ntabwo bazayoba, nta nubwo bazagira agahinda, n'abazatera umugongo urwibutso rwe Allah nuko bazagira ubuzima bw'inzitane hano ku isi, kandi no ku munsi w'imperuka bakazazuka ari impumyi. Ibi rero ni byose ni ibintu byari bikubiye mu bisobanuro byo kukwereka ko igeno ibiba ku muntu byose bari igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, kandi ko rwose ku igeno riho umuntu imbaraga zidasanzwe, kandi niba hari n'ikibazo cyakubayeho ukarangwa no kwakira icyo ngicyo wihangana, cyangwa se wanabishobora ukacyishimira ukacyakira. Nibyo twari turiho. Ariko hamwe n'ibyo kwemera igeno ntabwo bibuza umuntu kudakora impamvu. Kwemera igeno kw'Imana ariyo itanga ubuzima, kw'Imana ari itanga abana, kw'Imana ari itanga guhinga no kweza, kw'Imana ariyo itanga akazi. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo we wemera igeno, ariko nanone za sababu nazo ukazikora. Ntabwo ari byo ndiyo kuvuga ngo Imana ni itanga ubuzima, Imana ni ikiza, warwara ntujye kwivuza ngo Imana ni ikiza abantu, uba ufite ikibazo. We igeno ntabwo urarimenya. Niba urwara ntujye kwivuza ufite ikibazo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo we igeno wararimenye ngo Imana niyo yeza, ariko ntabwo Imana yeza bitarahinzwe. Niba utarahinze si Imana izeza ibyo itahinze. Imana ni itanga abana mwese Imana naguhe abana nta mugore. Imana sinzi ngo ibyo ngibyo ni ugucurika imyizerere yo kwemera igeno. Ni ngombwa ko umuntu ukora asbab. Abiyandi Imana ivuga muri Qur'an iti mu kirere no hari amafunguro yanyu. Ntabwo waza mu musigiti ngo wicare ngutegereje mu kirere ko hava amafunguro. Ni ngombwa ko uhaguruka ukajya gushaka amafunguro, ugakora impamvu za mpamvu, hanyuma Imana ikuza igeno ryayo. Hari ingero nyinshi cyane wenda turi bugende duhura nazo, na Sheikh yagiye abigaragaza hano. Ati ni ngombwa gukora impamvu tukiringira Imana, tukemera ko Imana mu biganza byayo ko ari mu bwami bwa buri cyose, hanyuma tukanemera ko izo mpamvu atari zo zitanga umusaruro keretse ku bushake bwe Allah subhanahu wa ta'ala. We niwe waremye izo mpamvu, kandi nawe waremye uwo musaruro n'imbuto. Urugero, umuntu ushaka urubyaro rwiza ni ngombwa ko ugomba gushaka impamvu, nayo si yindi, ni ugushaka umugore kugira ngo si urubyaro ushaka. Ntabwo uzabona urubyaro udashatse. Ariko nanone nuramuka unashatse ntiwizere ko hatman ugomba kubona urubyaro, kubera ko hari aya muri Qur'an aho Imana ivuga iti yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima. Kubera ko ushobora gushaka ukamuri babandi Imana yagize ingumba, cyangwa se babandi habakobwa gusa, cyangwa babandi habahungu gusa, cyangwa babandi vangira abahungu n'abakobwa, abandi kabagira impuzu ingumba. Ibyo byose rero ugomba kuba ubifite mu mutima wawe, ikibaye ukacyaketa igeno ry'Imana kuri nge niri nuko nashatse nkaba ndi ingumba nabyara, ukaryakira kandi ukanaryishimira ukishima. Ibyo nibyo rero bivugwa mu mpamvu asbab, al-akhdh bil asbab, gukora impamvu. Ni nkuko nanone umuntu adashobora kuvuga ngo ndareka gushaka amafunguro, kuko icyo gihe ubukoze icyaha buhemutse. Kandi amafunguro tuvuga iteka ko amafunguro ari mu maboko ya Nyagasani, sibyo?
ariko ntabwo avuga ngo amafunguro ari mu maboko ya nyagasani ngo rero uryamye uvuga ngo amafunguro ari mu maboko ya nyagasani, ntabwo bivamo. Iyo ntabwo ari imyizerere ya kadari. Nanone intumwa y'Imana yanagaragaje ko impamvu zemewe nazo ziri muri kadari. Kwa kundi uhaguruka ugiye gushaka amafunguro, kwa kundi ujya gushaka umugore, kwa kundi ujya guhinga, izo zose ni asbab, kandi nazo Imana yazishyize mu igeno ryazo. Yashyizemo ko uzahaguruka ajya gukora iki kugira ngo ubone iki. Byose ni igeno ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Urumva? Intumwa y'Imana hano yategetse abantu kwivuza. Ashabu sunan muri hadith hari witwa Ibn Sharik yaravuze ati ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu fakana ma'ala ru'usihim at-tayr fasallamtu thumma qat ati nasanze intumwa y'Imana iri kumwe n'abasanganyendo bayo bafite adabu zo mu rwego rwo hejuru. Abasanganyendo bawo bari kumwe n'intumwa y'Imana wabonaga imitwe yabo bayubitse ukagira ngo ku mitwe yabo hari n'inyoni batanyeganyega barimo kumva ibyo intumwa y'Imana ibabwira. Ati ndasuhuza ndangije ndicara, faja al-a'rab min hahuna wa hahuna, haza abarabu nyine babandi bo mu byaro. Haje umwe, abarabu rero kubera imiterere yabo bo mu byaro ntabwo bagiraga isoni zo kubaza intumwa y'Imana icyo ari cyo cyose yumva yagikubitagaho, abandi badashobora kukibaza. Faqalu, abo barabu baje rero ntabwo yari umwe, bari batandukanye. Ya Rasulallah, ana tadawa, ese tujye twivuza? Faqala sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana aravuga iti mubyumve neza Islam, tadawaw, mujye mwivuza. Fa inna Allah azza wa jalla lam yad'a da'an illa wada'a lahu dawa. Kuko Imana ntabwo yashyizeho uburwayi uretse ko yabushyiriyeho n'umuti n'agakiza kabwo. غير داء واحد, keretse uburwayi bumwe gusa nibwo butagira umuti. Intumwa y'Imana hano yavuze ubusaza. وفي صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال, ومر حديث muri Bukhari na Muslim, intumwa y'Imana yavuze iti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yavuze iti ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. Ntabwo Imana yigeze imanura uburwayi uretse ko yamanuye n'umuti wabwo n'agakiza kabwo. Hashingiwe kuri ibi rero abamenyi bagaragaza ko ari byiza umuntu kwivuza igihe warwaye, atari nk'aba bandi bagira gutya ngo niba barwaye ni ugukora ibi ni ugukora ibi. Oya, buri kintu gihabwa ugishoboye. Niba urwaye reba abaganga bakuvure. Ntabwo ari ibyandi byo kuvuga ngo urarwaye ngo wiringiye Imana ngo ufite imyizerere ngo uri strong. Ntabwo bivamo ibyo ngibyo. Uhabanye n'intuza na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuri iyi mas'ala. Nanone muri aqida twanyuzemo, aqida Tahawiya yaravuze ati waqad dhanna ba'd an-nasi anna tawakkul yunafi al-iktisab wa ta'ati al-asbab. Hariho bibwiye ko kwiringira Imana bihabanye no gushakisha cyangwa se no gukora impamvu. وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. ngo nuko iyo ibintu byamaze kuba Imana yarabigennye nta mpamvu yo gukora impamvu. Nibi ngibi rero ntabwo ari byo. Ugomba gukora impamvu, ugomba gushakisha kugira ngo bihuze n'igeno ry'Uwiteka ry'Imana, kuko nuko gushakisha nabyo biri mu itegeko ry'Imana. Ukuri kose abanyanyendo babyumvishe rero Imana ibishimire, kubera ko bazi igihuje imyizerere y'igeno ndetse n'izo mpamvu, gukora izo mpamvu ko kimwe cyinjira mu kindi kandi bitabusanya kandi bitabujijwe, ahubwo biragendana. Muri hadith ya Bukhari, anna Umar radhiallahu anhu lamma kharaja ila Sham laqiyahu umara al-amsari. Aravuga ati Bukhari, Umar ibn Khattab igihe yajyaga Sham yahuye n'abayobozi b'imijyi b'intara n'uturere dutandukanye. Wa akhbaruhu bintishari al-waba fiha, bamubwira icyorezo kiri muri Sham iyo ngiyo. Fastashara al-muhajirin wal ansar, Umar agisha inama nk'imico y'abanyarwanda uko bari bameze
muhajirin na ansar bamugira inama. Fashtama al-muhajir ala rujuu, muhajirina bose bemeranya ko Umar agomba gusubira iyo avuye bu'dan anil waba, kugira ngo yitarure cyangwa se yitaze aho hantu hari haramaze kugera icyorezo. Ushobora kuvuga virusi runaka cyangwa se nk'amacinya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wa amara bidhalika Umar faqala Abu Ubaida, Umar arategeka ati abantu musubireyo kugira ngo tutajya aho ngaho hari ikiza. Abu Ubaida ahita abwira Umar ati afirara min qadarillah, ese ya amira al-mu'minin, usubiye inyuma kubera guhunga igeno ry'Imana? Umar aramusubiza ko Umar yari mu basanyanyendo bakuru bafite ilmu itari na ilmu nk'igi yo gushakisha. Umar yavugaga amagambo aremereye cyane, abwira Abu Ubaida ati law ghayraka qalaha ya Aba Ubaida, ibyo urimo kumbwira ngo duhunze igeno ry'Imana iyo bivugwa n'undi utari wowe, wese wo kuvuga amagambo nk'ayo. Aramubwira ati nafiru min qadarillahi ila qadarillahi, ati nibyo duhunze igeno ry'Imana ryahari ibiza, ati kandi naho tugiye dusanze igeno ry'Imana, biri no mu igeno ry'Imana nabyo. Ibi rero byose bikwereka ukuntu abasanyanyendo bari bafite ibisobanuro bihagije ku bibazo bigiye bitandukanye by'imyizerere, harimo no kwizera inkingi y'igeno. Niyo mpamvu Umar ibn Khattab nanone ku rundi ruhande yigeze mbese kugwa ku bayisilamu bari bavuye muri Yaman baje gukora hijja, bakaza nta kintu cyo kubafasha mu nzira bafite. Muawiya aravuga ati Umar yahuye n'aba bantu baturutse Yaman, arabaza ati man antum, mbese aho mwebwe muri bantu ki? Qalu nahnu almutawakkilun, babwira Umar bati twe turi abantu biringiye Allah. Umar arababwira ati bal antum mutawakkilun, ahubwo mwebwe muri abantu nyine mumeze nkaho mwishingikirije abandi, unywa amazi kubera ko yahawe n'undi, urye kubera ko uhawe n'undi, uvure kubera ko uhawe isabune n'undi. Ibyo ntabwo ari byo. Urumva, innamal mutawakkilu, Umar aravuga ati uwiringira Imana bya nyabyo, alladhi yulqi habbahu fil ard, ni wa wundi ushyira umwaka cyangwa se urugemwe mu butaka, thumma yatawakkal ala Allah, yarangiza akiringira Imana. Uwo niwe muntu wiringira Imana. Ntabwo ari uvuga ngo niringira Imana udahinga, niringira Imana utivuza, niringira Imana udashakisha ngo ubone amafunguro. Ni ukuvuga mu kwiringira Imana harimo gukora, hanyuma ukiringira Imana. Ivuze wiringira Imana, hinga wiringira Imana, shyiraho business runaka wiringira Imana, ko ibyo uzageraho ni iby'Imana ariko wabikoze. Apana kwica ngo jye niringira Imana ngo ibintu bizatungana tu. Hai tegereza, biba bigoranye. Ibi rero nibyo nanone biri muri iri somo bitwereka ko rwose bikwiriye ko imyizerere yo kwemera igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala nanone bitabuza gukora impamvu zatuma rya geno ry'Imana koko kuri wowe risohoza kandi ukaryakira nyuma yo gukora impamvu. Nibi ngibi rero ni naho ubuyisilamu butandukanira n'abandi mujya mubona nyine usanga bafite imyumvire nk'iyingiyi, ntashaka gukora, ntashaka kwivuza, ntashaka guhinga. Mwarabumvise ngo ntashaka guhinga, ntashaka korora, ntashaka gucuruza, ntashaka kwiga, ntashaka. Ibyo bintu bihabanye n'imyizerere y'idini y'Ubuislamu, bihabanye n'imyizerere yo kwemera igeno ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Abantu barakora, watatawakkala ala Allah, ukiringira Imana kandi ukakira igeno ry'Imana. Nibi ngibi rero byari bikubiye mu muryango urebana no kwemera igeno ku kibi n'ikiza byose bigenwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni n'uyu muryango w'igeno ugize amahirwe yose mu Islamu akawumva akawumenya, uzabimenyera mu buryo ujera ibibazo byawe. Niba ushaka kumenya ko igeno warimenye,
uzarebe iyo wagezweho n'ikizo imyitwarire izakuranga, n'igihe uzagerwaho n'akaga imyitwarire izakuranga, no kureba ndetse imyitwarire yawe mu buzima, niba atari ya myitwarire yo kuvuga ngo ibintu byose ngo wowe ukicara muri ibyo gusa, nta kintu ukora, nta juhudi ukora, ntacyo ukora. lam ta'mal bil asbab, nta mpamvu wakoze kugira ngo Nyagasani agukure mu bibazo urimo, cyangwa se ugere ku byiza wifuza. Ugomba gukora. Ibyo ni ryo geno rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushyire muri ba bandi basobanukiwe igeno kandi bemera igeno kandi bashimishijwe n'iby'Imana yabageneye. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.